Abantu benshi bakunze kwibaza nimba abagore cyangwa abakobwa bikinisha. Mu bushakashatsi bwakozwe byagaragaye ko nabo bahura n'iki kibazo ku bwinshi, ndetse n'abafite abagabo nabo barabikora. Ese koko abagore barikinisha? Ni iyihe mpamvu itera abagore kwikinisha? Ese abagore bikinisha baba babuze abagabo? Ese kwikinisha bimarira iki abagore cyangwa abakobwa babikora? Haba hari ingaruka mbi se zigera ku bagore cyangwa abakobwa babaswe no kwikinisha? Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri iyi video. Gusa ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo, ariko nimba uri mushya ndagusabye ngo wanze ukore subscribe ubundi tujye tubasha kwibanira. Ndagushimiye cyane. Ngwaye ikaze nanone umushakashatsi Philippe Birino mu bushakashatsi yakoze akabwita les femmes, le sexe et l'amour. Abagore 3,000 muri 3,400 bakorewe ubushakashatsi bemeye ko bikinisha. Aba bagore bakorewe ubushakashatsi bakaba baremeje ko batabikora kubera kubura abagabo, ko ahubwo babiterwa n'ingeso yabokamye. Hari hasanzwe bamenyere ko abagabo aribo bagira iyi ngeso, ariko abagore nabo burya barayigira. Abagore iyo bikinisha ngo ntabwo bibanda ku myanya ndangagitsina gusa, ahubwo igihe cyose bayikoze ku mubiri wabo biyumvamo ibyishimo biri ku rwego rwo hejuru. Muri aba bagore batanze ibitekerezo 30% muri bo bagaragaje ko bikinisha rimwe mu kwezi, mu gihe 70% basigaye bo batazi n'inshuro kubera kubikora kenshi. Mu bisobanuro batanze harimo ko kwikinisha bituma umugore abasha guhorana ubushake imibonano mpuzabitsina no kuba yanezerwa mu gihe ari wenyine hatabanje kubaho ubufasha bw'umugabo. Uyu muganga mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina mu bushakashatsi bwe yifashishije ibibazo aho mu bagore 3,404 ariko bashobora gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo, aho buri wese yasubizaga mu ibanga ibibazo bye. Abagore rero abenshi wasangaga bibanda ku kuba imibiri yabo itabatera isoni ugereranyije no kuba bajya gusaba umugabo kubafasha muri iki gikorwa. Ikindi kandi ngo ntibakenera ibindi bintu byo kubafasha nka filime z'imibonano mpuzabitsina n'ibindi, ahubwo ngo ibitekerezo byabo byonyine nibyo bifashisha. Ese koko kwikinisha byaba bifasha iki umukobwa cyangwa umugore wabaye imbata y'iki gikorwa? Ikindi abagore benshi bibandaho ngo ni ukwishimisha. Ikindi ngo bumva bibafasha kwimenya, bakamenya ibice byabo bishobora kubafasha kwishima mu gihe babonye bo bafatanya gutera akabariro, ndetse no kudatakaza igihe bashaka babafasha rimwe na rimwe ntibanababone, cyangwa se niyo bababonye bakabumvira ubusa. Ese haba hari ingaruka mbi zigera ku mugore cyangwa umukobwa wabaswe n'ingeso yo kwikinisha? Komeza ubane natwe turaze tubirebere hamwe. Nubwo abagore bakorewe ubushakashatsi bo bumva bibafitiye akamaro, urubuga rwa internet sitefeminine.com rwo ruvuga ko ibi bishobora gutuma umugore yikomeretsa imyanya myibarukiro rimwe na rimwe, ndetse bitewe n'uruhare bigira mu kwangiza ubwonko, ngo bishobora gutuma umugore yumva nta kigitsina cy'umugabo kimumariye mu buzima bwe. Ikindi ngo hari ubwo umugore asigara nawe yarihaza atakita ku biranga ubwiza bw'umugore nk'umusatsi, isura ndetse n'ibindi, kuko nyine aba yumva ntawe akeneye ko amwitaho. Kwikinisha ni igikorwa gishobora kwangiza ubuzima bw'ugikora, kuko bishobora kuvamo no guhurwa igitsina gitandukanye n'icyawe, rimwe na rimwe nyuma bikaba byakuviramo kuba ikiremba. Si ukwangiza ubuzima gusa, ahubwo hari n'ingo zisenyuka bitewe n'iki gikorwa giteye isoni, kinagaragaza ko mugenzi wawe mwubakanye ataguhagije. Ibyiza rero ni ukureka iyi ngeso ikaranduka, umugore cyangwa umukobwa akabasha kugenzura ubuzima bwe adashakiye ibyishimo mu kwikinisha. Ndagushimiye cyane. Iyi message nimba ari ikigufashije cyangwa nawe nimba warabaye imbata y'iki gikorwa,
ukaba hari icyo wumva igufashije, ntugende utabitweretse muri komenti. Ntugende kandi udakoze subscribe kugira ngo ubutaha ujye ubasha kubona inkuru zacu ndetse uzibonere ku gihe. Ndagushimiye cyane, nawe ubutaha.